inshuti zanjye mukomere komeje kubashishikariza tubaganiriza kugira ngo tumenye agaciro k'amazina yacu, amazina nyarwanda. Nagira ngo twisubize amazina yacu. Njye ni Ndizeye Rubasha. Izina ryanjye, izina ry'abakoloni nararijugunye ndarireka, ubu mfite amazina yombi y'ikinyarwanda. Bimpesha agaciro, bituma koko numva ko n'umunyarwanda kuruta uko nabyumvaga mbere. Ubu nta muntu ukinyireteranye n'ibindi bihugu iyo yumvishira izina. Ahita amenya ko ndi umwirabura, akamenya mvuga naho mva kubera ko izina riraturanga neza. Uno munsi nagira ngo mbahe histoire gatoya kugira ngo byibuze byabura ntibabura nk'abakiri bishishikariza gutekereza kumva uko bimeze. Histoire uko meze, umwami Yuhi Musinga icyo yapfuye n'Ababiligi, nyine yanze ko bamutegeka, ikindi yanze kubatizwa. Rwose yanze kubatizwa nyine bamukura ku butegetsi, nyine arahunga, ahungira Kongo, ni naho yaguye. Ariko kubera imyumvire ye no kugira ishema ry'igihugu cye no kugira ishema ry'uko amazina yitwaga, yanze kubihindura. Ingoma arayireka aragenda. Barangije bashyizeho umuhungu we nyine ingufu nkeya bahita bamubatiza nyine. Nuko byari bimeze nyine. Ikindi rero ukabona rero ubugome bafite, niyo mpamvu ubona ukuri kugenda kumenyekana nitwe tukwirebera. Iyo usanze ibintu twarize muri histoire bamuvugagaho, bavuga kuri nyina Kanjogera ibyo yakoreraga, bavuga ibintu umuntu rwose w'umwamikazi atakora, babivuga ariko mu mitwe y'abantu bakumva ko ari byo kandi ari ukumubeshyera, bitewe n'uko yanze ko bakora imyumvire yabo bayibashyiramo. Nicyo yazize n'umuhungu we. Niyo mpamvu ubona ko ubugome bafite bazanye muri ubwo bukristo no kudukoloniza no kudutegeka ibyo tugomba gukora kugira ngo umuntu batizwe ku mazina yabo, badukureho irangamuntu yacu. Namwe akenshi muracyumva ko ari byo, ariko rero ntabwo ari byo. Icyo nicyo nashaka kubaganirizaho uyu munsi. Byibuze ntihabura uwo gikora ku mutima, gikora ku ntekerezo yo, akumva kuko tugomba guhindura aya mazina, koko tugasigira abana amazina y'abasekuru, amazina aranga abanyarwanda, amazina y'umuco nyarwanda, kandi koko bikaduhisha ishema nk'abanyarwanda. Sawa rero, mukomeze mugire umunsi mwiza, mukomeze muri kurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha.